akababaza umutima kazindura amaguru inzira yabaye ndende nkomeza kurwana n'umutima nagerageje wakwakiye umugore wawe baby oye naramukoye naramukoye nyinishe asante sana ndamwikondera mukundira ikima ubu ngubu ari romantique nkakikiriza yeah Meddy turamusuje hari hose couple ya Meddy igitwigiraho cyane Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Doruvuye wanyugiye mu rwawe mwana wanjye nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo yakunze akaramata umugabo n'uwo kubahwa ujya umwubaha umugandukira umube hafi cyane niwe mutware wawe uryo arapfukamye aravuza ibihe byiza cyane rero ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe mwese mukunda munakurikira ibiganiro by'Impanuro TV azakara discipline mu ndege discipline mu kiganiro discipline ku mugore wanjye okay yego nizere ko mumeze neza cyane rero ndabakunda cyane ko mudasiba kutwereka urukundo ndetse n'ubufatanye mu byo dukora byose yemwe temeze nk'iya mitsutsu noneho Kamera zoominga neza iyi ni inkweto yamenze cyane ego abantu rero badukurikiye aho bari mu mpande zose z'isingire ngo bari bakumbuye kubona ikiganiro Pome ari kumwe na Karabo ubu ngubu Pome ngiye mvuye kumwizanira Karabo yanze kujya kuzana umugore ngiye mvuye kumwizanira Karabo ntabwo twajyanye ntiwamerekeje ariko ngomba kumugupresentaho dore igifurumba Pome azanye mwakibonye se nibereka iki gifurumba akira niko ariko nari nkukumbuye sheri nari nkukumbuye cyane ngo mwereka nyina amarangamutima mwahaguruka mwabyina banza umusuhuze mu buryo bw'abakunzi first reka tubanze dusuhuza abantu bakurikiye Impanuro TV ndabyibuka yuko mbere ikiganiro babonye ni ikiganiro wankoresheje ndi mu rugo nabwiraga abantu ko madame adahari yagiye noneho mbabwira yuko yagiye kubera ikibazo cy'inzara bukiye mu gitondo bumusimbuje ngo umukobwa ngo ari gukoresha ibintu ariko wenda tutaragera kuri uwo mukobwa icyo cya 10 cya promotion shaho mwaka noneho tugeze kuri uwo tutaragera kuri uwo mukobwa icyo kibazo cy'inzara abantu bagikomanseho ngo kudakora ngo kutagira gute ibyo ndabyumva pe bariya ni n'abantu banankunda cyane ariko noneho ikibazo ikintu nyine batabashije gusobanukirwa nuko batamenye ngo Patrick ese nk'umuntu umeze kuriya abasha gukora iki ese mucyo yabasha gukora communauté cyangwa se societe yo icyo yagerageza no gukora baracyakira urugero wenda nimba nshinze restaurant ntago ari abantu n'abantu bake baza muri iyo restaurant turacyafite abantu bafite kunena umuntu hari n'umuntu ejo muri natangiye uyu munsi hari umutakwisanzura uyu munsi barahari abo kuri internet ikiganiro kirangira abo kuri internet bo nabana beza abo kuri YouTube bo barangije kumenyera bamfashe nk'umuntu usanzwe ariko hanze biragoranye kuba wabona umuntu ufite ubumuga bw'uruhu wakuzana ibiryo muri hoteli ngo birye sinabonye nyonga ni Garcia umugenzi waravuye ariko narahavuye ejo bundi narahavuye hari umukuru w'abanyonzi waho wa hano ku Kagugu yabwiye abantu arababwira ati ngiyewe uriya muntu ntago yantwara ku igare ngo njyeho urumva mukuru w'abanyonzi mukuru w'abanyonzi bo barabiza abanyonzi bahariya kuri uriya muhanda ugiye batsinda muteje abantu ariko yumvire mibi kuye guhinduka ari umuyobozi ari umuyobozi
turamweguje. Okay, abapasiteri mutarabimitse. Reka uwo dusimbuke ariko azihane. Ariko turacyafite abantu bagifite imyumvire mibi. So icyo nshoboye rero nkanjye nka Patrick ni ukuririmba. Abantu mu byumve kuririmba nakazi ni umwuga utunze benshi. Bruce Melody yaguze Barabasi, Knowless afite inzu igeretse, bakarese karasira murababona bateye imbere. So nanjye ndabibashije kuririmba nkuko nabo babibashije. Ntekereza yuko abantu bakwiye gusapotinga umuziki wanjye kuko nakazi. Abantu bareke kujya bambwira ngo njye mu kazi. Se wakwakiye umugore wawe baby oye naramukoye ndamukwa naramukoye kuba naramukoye kwisubira ibyuya none ahubwo kagire usoze ikiganiro nitaye mujyane nari nkukumbuye baby ndampobera neza gwino mpobera neza reka nkwifashirize mikro ngwa mu byano sha baba we nari ngukumbuye barantutse ngo naragutaye umva imisambi hige pasi bucecetse gatoya bucecetse twigire mu rukundo umva ndo umusangiza w'amagambo ceceka ubu ngubu buretse gakeya ijabo murari nyambo oya ntago twari kwambura kuko urarifite kandi uhura n'ijambo nukuvuga ngo rero sheri abantu barantutse urumva sheri buretse gatoya pasi buretse mbanze niganire n'ikibasumba cyanjye buretse gato igitego mu bari wo wambitse ikamba sheri barantutse abantu bandika commentaire ngo wagiye ngo kuki ntakora ngo kari akagabo ki ngo kubuguru bubi ngo umeze nk'ubw'umusambi ngo ureba nk'injongo ngo wa Caritas we ngo uzajye ujye gushaka akazi ngo abandi barakora urumva noneho mbura uko mbigenza sheri subizi ko ibintu mbasha ari ukuririmba urabizi nyine buri ko kwicara ariko ubundi wavunwe nande reba zamura ukaguru ugase nkaho ugakorera aromatherapy ngewe yambwiye yuko haya ngo ni aromatherapy bya bibora byita gute igitengo cyaramutengukiye ahubwo Imana ishimwe kuba kitarafashe mu mutwe warupfakaye wa mugabo noneho rero urumva pasi nibyo namubwiraga abantu barantutse baragira ndavuga ntazagaruka bari abantu batuvuga nabi bazongera batuvuge neza sheri turasoza tubyina ingwatiro mbabarire sibyo dukunda n'abanzi baganye dukunda n'abanzi bagire gute baganye kabisa urankunda cyane sheri ndashaka noneho twagiye dusomana buretse gatoya yewe ubu turimo kwakira nibwo cyiza twakira ndimo ndamwakira nta nakantu umuhereza ngo ashyamana mu mufuka nakubiswe abantu bangiriye ishyamba sha abantu bangiriye ishyamba baratuka bati ukusa urareba nk'urukwavu wangegera we y'urutwe rubi ariko sha bari abantu nabo bafite daimoni ariko ntitwabatinde sheri nagiye nkusoma utubizo dutandukanye sibyo mbabarire sheri umva se naguterese mu bandi bakobwa bose nkukura mu bakobwa bose ndakuzana nkushyira mu rugo urumva wambaye isutiye okay rero ndashaka ujye ugenda wambaye isutiye hari abakobwa ujya kubona ukabona aragenda amabera agira atya akaba yakwiruka akava muri rigatakara mu Rwanda ceceka suzi ifite se taneza nigize no gusanga wambaye mucikopaye wasanga karaba ari uyambaye karabwo barebe niba warayibuze reko atari karaba uyambaye uretse nasanze wambaye mucikopaye uretse mbanze nganire na sheri unje nane mana shimwa ngiye kugwa kabisa ko kumunwa nagwa bubizano henshi ariko ntuhavuge uretse namuhaye bubizano henshi harimo hano n'abana kuryama niyo mugiye muri ibyo bya romantique reka ababyeyi banze mujye n'abana kuryama saba ngo mukomeze ngiye kumuha kabisa ko kumunwa urabyemera dusenge se sinagukoye nta nkwana yanjye naguhaye buretse monsheri monami nta nkwana yanjye naguhaye nta nkwana naguhaye vugisha ukuri ngo naregoye cyane nta nkwana naguhaye nyine nayihaye ababyeyi bawe okay ababyeyi bawe rero icyo nabibahereye naragusabaga ubu narakuzanye abantu bajya banavuga ngo ntimugasabirize ariko sheri nakubonye nta bundi ntabanje kugusaba ubundi gusaba biri mu bintu bigize umuco nyarwanda none rero ndashaka kumaka bizo kuko umwasheri ntugira ikibazo mbato ndebe hirya ariko reba hano tukwereke icyo bita inkundo kwa karabo hayi girutya byuba romantique baby romantique byuba romantique sheri baby
baby narebye hirya nimugire baby pome sindi kubari wino ibyo ni ibiti ova iyi niyo couple ikomeye mu Rwanda original tuvugisha ukuri ubundi ku ruhande rumwe mpereza pome micro akira nyakugira hari ibintu byinshi cyane shaka ko avuga pome munaho ariko ko yavunitse karakaguru simbona imirundi igaragara simbona imirundi irimo iraga niba ibona barayitwara icyatanyite nakera baravunitse sorry bakuzana tuzi dushyushye ndagukandisha amazi ashyushye mu rugo ukoresha n'umutagara mutagara urawuzi umutagara ntago muzi urego uri mu mujyi n'ubwere rwubeshya oya ntago twebwe batwunyishaga umutagara urumva bakawotsa bakata bakoze kazi karabakiza pome none se amakuru bimeze bite yo karabara gusabye mbita mbone ibyo biramanutse ku zuba ku giti unaje utazasubira hari ahantu reka wabonye ni rode bari nari mpfiriyeyo rwose ariko ibi bintu ngo mwarabipanze abantu batandukanye bagiye babivuga kuki mupanga ibintu nk'ibi ngibi mugapanga gukina planka nk'iyi kandi muzi ko abantu bareba ngiye ndashaka kumbwira kuri ikintu kubera ko uvuye kuri Ezekiel ejo nabonye aterurana n'umutware wawe uhereye kuri aribwo nindera umusaza mukuru umugabo wabwo ninde umugabo wanyu mukuru Fideli byose mukuru wa Karabo bimeze bite rero Fideli ntacyo namuvuga nabavuga bariya ngo ni planka twakinnye uri umuntu ninde wagusanze si Kamana wagusanze arabari guterura amatafari zamubaze Kamana mbwira yenda Kamana ni wagusenaho nabo ikiganiro mbwira ukuntu ufite sharupe nkiriya nziza ukajyana mu kiraka niba ari kiraka nka kuri nese reka nkubwize ukuri abantu bahagizeho ikibazo ntwari ni umwana nubaha ni umwana uzagaragara kera na kare abona ibiganiro nawe narakoze ufata umwana nkamuheka nkamujyana mu matafari kuriya ngo ndamujyana mu bintu bibi ngo nuko ngiye gukora ikiganiro ntago ari byo kugira ngo abantu bamenye ko babaye umuntu wabibonye akabona ari byo koko yarabibonye kandi yagize icyo akora naho abandi rero nyine niba abandi baba batuka umuntu nta n'ikintu bari bumufashe ari ukureba gusa nyine bakamutuka ariko ntago uri umuntu mukuru nose uri umuntu mukuru uzi ubwanjye wajya kuvuga ngo nagiye ngo ni inzara nagiye kwishyira ku karubanda ubeshya ikibazo reka nsobanure iki kintu madamu yagiye kugira ngo buretse garekura gatoya madamu yagiye kugira ngo twirinde gusabiriza wa mugani nkuko banabivuga nese murasabiriza iyo ukeneye ikintu kuko se iyo ufite inshuti keretse niba bazi ko atari inshuti zacu rero twe twagize ikibazo turabibaganiriza kandi madamu yari yagiye gushaka ubuzima n'ubu ngubu twateganyaga ko azasubirayo ariko namubwiye ko yari ibi bintu byatangiye kumukomeretsa twafashe umwanzuro namubwiye ntinuza ntiwongere gusubirayo sibyo sheri muzarya ibyo mubonye tuzarya ibyo tubonye ibindi tubyihorere ibindi rwose ariko abantu bareke kudufata nk'indyarya pome ndashaka kumubaha akabaganiriza cyane ariko twebwe ngewe ndi umuntu ukora mu bintu bya showbiz ndi umu entertainment ariko ntibikuyeho ko mba mu buzima busanzwe niyo mpamvu ngewe n'ikibazo nshobora guhura nacyo nshobora kubigaragaza wenda hakazamo akantu ko kumwenyura bakagira ngo ni prank uzarebe nka Kanyombya ubuzima bayemo ni nk'ubwo abandi bose babayemo ariko Kanyombya biragoranye ko yagira ikibazo abantu bakakibona nkaho ari icyanyacyo sibyo kubera ukuntu basanzwe bamubona yisekera yishimye nanjye rero niko nteye ngira ukuntu nteye ndatuje ndi umuntu ukunda kwishima niyo mpamvu rero icyo kibazo cyangwiririye nkaza ahangaha ku Mpanuro TV mbivuze wenda bagira ngo ni ibiki n'ibiki ariko abantu b'abanyabwenge benshi bagiye baca mu gikari baratuganiriza baravuga ati twebwe twabonye ko ibyo murimo ni ibyanyabyo none se mama wanjye amajwi ko nyafite yiyamanuriya wavuga ngo sibyo Ezekiel mu mwanya amajwi bagiye kwashyira hanze Ezekiel mu bantu mutindaho koko oya uriya se wamutinda uriya ni nkuko waca ni nkuko waca ku muntu urwaye mu mutwe yashaka kukwanduza ukamubuza bene bariya niko tubafata ariko mumbabarire cyane ushatse kuba ko Ezekiel arwaye mu mutwe se ahubwo warenza urwaye mu mutwe none se umuntu ujya kwata ku rugo rw'abantu akarushyira ku karubanda akavuga ngo bashigaje ngo kubita pranka bari muri serekeyi we yayigiyemo ni ukuvuga ngo afite ishyari byarabivuze se ni ukuri kw'Imana afite ishyari mama yaranamwiyamye amajwi mu kanya bagiye kuyashyira hanze none se ibyo bya serekeyi iki we no afite ishyari ry'iki none se afite ishyari yigize atarata karabasara nani poma aramwanga
mbona uko hari umuntu kugira ishyari ni super manager ni ujya kubivuga ngo ni sinzi ukuntu ajya kunda kubivuga ariko avuga ngo hari abantu bakwanga bakakwanga urwango rudafite aho rushingiye umuntu akakwangira icyo kubera abona uri hit abona ibyo ukora abantu babireba babijoininga akakwangira icyo hari nabandi rero ngenda narebye no muri abantu bandika comment nabagenda bakafata ama email ni ibizina bimwe akandika hepfo agenda yandika ntabashe no guhindura irindi zina nyine agenda yandika ukagira ngo nabantu benshi kandi ari umwe abantu badukunda bo ntago bazigera batureka pome ntukagira ubwoba sibyo dufite abantu badukunda kandi ikindi cya kabiri pastor aradukunda nabandi baradukunda n'abanyamakuru bose baradukunda urabizi bose urabazi ngo Ezekiel ntabakunda Ezekiel uriya nakubwiye ngo tumufata nk'umuntu urwaye mu mutwe uriya arwaye mu mutwe ahubwo reka nkubwire bari abantu bano bana ngo ni ba Ezekiel bazashaka uburyo babapima mu mutwe kuko ararwaye afite ikibazo mu mutwe naramubonye nanjye nanamubabariye mu gitondo yampamagaye arambwira ejo mwarateruranye oya ntabwo twaterurana wabonye intare terurana n'inkoko inkoko ni Ezekiel intare rigewe urumva reka uwo tunamwihorere icyo nshaka kukubwira harimo gutesha agaciro ikiremwa muntu inde nesha agaciro ikiremwa muntu sengese ko nigeranyije n'intare umva icyo nshaka kubwira abantu bano bantu benshi badukunda mukomeze mudukunde kandi ikibazo tuzajya tubabwira inshuti zacu zizajya ziza zidufashe kandi pasi nawe turagukunda cyane kuko utuba hafi cyane ntujye utureka si ukuba wabuze izindi nkuru zo gutangaza ariko ebana big up bari bankuyemo umwuka ngo niba narabuze ikintu ntangaza ngo nimbareke ariko ikibazo ariko ndashaka kumenya pome ku ruhande rwawe umusaruro uzanye ni uwuhe ko n'ukwezi kutageze umusaruro uzanye mu rugo ni uwuhe kuki wagiye uhunga ushobora kuza usanga cyariyongereye kandi cyo rigiye kureba utakizanye bimeze bite rero nagize iki kibazo ndavunika sibyo kandi no kugira iki kibazo ngo mvunika nawe nsanga hari igihe iyo urugo rubaye kure rugira ikibazo ndibaza wari utangiye kubona ibimenyetso ubona tumuhanzi ngo numanzi ngo ari muzarimo aramuzamura ariko tubona ikintu cyiswe za nuko numvaga naravuga ni sundi umugabo wanjye ninjye wamumeseraga ninjye wamutekeraga nanone ndibaje ngo ubuzima burahindutse reka musige nsanga ngomba gusubira inyuma kandi noneho n'abakunzi bacu bagomeza kumbwira ati subira mu rugo uko bizajya bigenda kose tuzabafasha ibyo dushoboye ariko usubire mu rugo uzanye ngaheza wamburiwe bishenye njyewe mfite amafaranga 30,000 hari n'umuntu wambwiye ngo azamfasha ubwo niba wenda nka 50 cyangwa 100 uzagaruka wongera kubona noneho narongeye gucuruza banze kunyohereza ngo ndateka imitwe banze kunyohereza ngo ndabeshya ma bihorere nese Nase 50 igishoro cyo 50 ntabwo kibaho muri runo Rwanda ntabwo kibaho none se pasi ndakubwiye ngo ngiye nagiye kugenda tuburara n'iminsi nigashira tutararya yesene mu rugo rw'umuhanzi kugira abantu batatu sinshaka abantu bongera kumenyera urugo bihorere niyo twaba twaramaze icyumweru bihorere nyine buriya impamvu nagiye byari ngombwa ko tutari bivuga ariko byageze ku mugaragaro ni handi reka tubivuge kandi byararangiye ni hahandi bundi akarenze impinga karushihamagara ariko ngagahaka ariko ubundi karahandurika buriya Ezekiel sorry gatoya ngewe urabizi mu rugo nubatse inzu mbamo nubaka n'indi y'ubucuruzi ese wabonye umupangayi oya nubu ntaraboneka ariko harya ngo nangaye ku kwezi nka 30 cyangwa 25 urumva se njya gushyira hanze biriya nge na madamu twicaye mu nzu none washyize nko kuri veni naho turi bupunguze turebe ko umukiriya yaza urumva pasi twicaye mu rugo mu cyumba nge na madamu wanjye turabiganira ndamubwira ni rero ndabona ibintu byanze ibitaramo sindimo ndatumirwa nta nakandi kazu urebye nabasha gukora k'imvune rero reka dufate inzu imwe muri izi tuzigurishe dore nguyu ahari niwe wambwiye ati oya Karabo dufite abakunzi reka tugende duhere kuri iyi cano yawe tugurisha oya we yarambwiye ati reka tugende duhere kuri iyi cano yawe yabonetse urumva ati wowe ubabwira ikibazo uko kimeze noneho ngewe ngiye iwacu gushakisha urimo urabyumva ngiye iwacu kugira gute gushakisha Pastor Claude abanzaniye amazi rero Pastor Claude ni umushumba twemera cyane musuhuze Pastor reka tubanze dusuhuze Pastor tambuko banze reka tubanze turamukanye ni umunambure ibiganza Pastor ubu rero uraho neza mushumba Akarabo k'Imana uraho muraho neza ndanezera kongera kukubona uri kumwe n'Akarabo k'Imana
Yesu ashimwe. ahimbazwe cyane nuko. Uranezerewe? Waranezerewe papa Pome? Njyewe ngenda nezerewe cyane. Uranezerewe cyane. Pome, iyo dayimoni ndayirukanye mu izina rya Yesu. Sinzongere kubyumva. Idayimoni y'inzara nigende. Ni dayimoni y'inzara. Ni dayimoni y'inzara. Yatumye Pome agenda. Pastor uribuka ko ari wahanuriye Karabo Pome Ko azabona umugore. Kera twari imwogo ya Bugesera. Nejo buri nari. Karabo sarabyibuka ibyo ngibyo. Ndabyibuka. Kandi ari wantumiye Bugesera. Navuze mu myaka na myaka wowe utanabizi uraho ngaho ari mu bishike byahariya byandiza. Uri Kadeshi Barone. Pastor Claude rero nakunze kumukurikira kera. Nawe numwe mu bantu batewe amabuye cyane. Ariko kuri social media ngire ngo nawe warabibonye. Ariko ikintu abantu batazi bo babona social media bagashaka kubona uko umuntu ari kuri social media cyangwa se ibyo abantu barimo kwandika bakagira ngo umuntu niko ari. Pastor Claude ni umukozi w'Imana. Ikindi wenda abantu nababwira kuri Pastor Claude agira ubumuntu bwimbitse muri we imbere. Ugira umutima umenetse. Kuraka badushira akadomo. Rero icyo twari turimo gusobanura ikibazo cyateye Pome kugenda. Ndanezerewe cyane. Pastor Claude umuhituro kuri 0788559597 zarabanzaniye amazi. Urumva? Mu muhe sadaka. Umva icyo navugaga Pasi. Twaricaye mu nzu. Madame arambwira ati rero ngiye kujya gushakisha iwacu. None wowe kugira ngo uzabone ikizagutunga genda ubwira abantu ikibazo wagize ko dufite ubukene ngiye gukora. Nugire buretse gato. Ati nugira icyo ubona abantu bakoherereje sawa ujye ubona icyo kurya. Naba menshi tuzagaruka twongere ducuruze. Madame niwe wangiriye inama yo kubishyira kuri social media. Asubira mu birombe yahozemo cyara cy'umukobwa. We arambwira ati ngenda giye. Wowe genda ubikore gutya. Ndabitekerezaho ndavuga se ubu ntibazadutuka. Ngo oya, ngo genda ubivuge uvuga ko usabiriza wowe ukabona icyo kurya ntacyo bizadutwara. Wowe genda ngiye gushakisha nzagaruka nanjye hari icyo mfite ni abantu niba ntacyo baguhaye. Rero agarutse ambwira ngo hari ikintu abantu bagiye babasha kumuhereza ugarutse neza. Kandi uko wagaruka kose niyo yaba nta kintu ufite reka twemere tubigenze uko dushoboye kose ariko dukomezanye ubuzima nibyanga Pasi turafata inzu imwe muri iriya tuyigurisha ntacyo bitwaye kuko dufite yindi yo kubamo. Ariko ikintu cyitwa umutaka muziki ari cyo ubutaka. None ikibazo urabona ibi bintu byacu bya showbiz hari umuntu uza akashaka kukwicira izina akerekana yuko ibintu cyeretse ngo ni ukitindaho oya ntagariwe. Urabona nabano bantu benshi hari umuntu ushobora gutekereza akavuga ba Patrick baratera pranka ibiki n'ibiki nyine we ntabifate nk'ibintu biri serious akagufata nk'umuntu uraho ngaho aho kugira ngo uhore uhanganye n'abantu hano icyo bakuraho ari uguterana nabo amagambo bidafite aho bishingiye. Twavuga tuti aho abantu badufashije bagejeje naho twakwemera twavuga ngo mu nzu dufatemo imwe inzu yanjye imwe ntishobora kujya munsi ya miliyoni 7 n'undi ejo azongera ashiri. Aho ikibazo mwashaka igisubizo kirambye noneho ahubwo simva se ko azanye amafaranga ikibazo nuko ari ahantu kwa sinabonye agafuka k'umuceri karagura 27,000. Urumva ze hasigara ngahe nta nubwo ava mirasi nuko yaranje mu wundi buryo. Ariko social media yo ntago ngomba kuyireka. None se ngira ngo tumwe imigabo n'imigambi mufite sasa rero uyu munsi wa none n'abantu babashyigikira muri imigabo n'imigambi mufite ibintu ariko ngese none tunanasoze nkureke utahe ujye kwifatira neza umugore dore nta wamenye. Murakoze cyane. Tumeze neza cyane. Ese wadusuye wa mugani Pastor dusure. Tubere ku migabo n'imigambi mfite kugira ngo tunareke yenda n'izindi gahunda zikomeze uko ngicyo nashaka kumenya yenda byari bike cyane ku biri kuvugwa cyane ariko tumenye na gahunda yanyu sasa mufite uyu munsi wa none mujya wo kubaka kuko donc ejo ntwari yujuje umwaka yujuje umwaka mukuzuza umwaka ejo azaba yujuje 2 ejo bunazaba atangiye kwiga hehe ubungubu cyo kujya muri dayike yajye kwiga muri za nasari gutyo urumva n'umwana ukeneye kongera kwitabwaho nk'umwana w'imfura kugira ngo azasange ibintu ari wa neza. Imigabo n'imigambi ndi mufite ni iyihe gahunda zanyu zipanze gute mu buryo kugira ngo tunareke yenda n'abavuga bavuge ariko kwanza abantu bamenye gahunda zanyu mufite kugira ngo babashigikire. Okay reka mbanze mvuge mitemereza na Paul mavuge imigabo dufite cyane cyane nko kuri ngewe niyo gukomeza guhatana niyo gukomeza kuvimbana kuko ndimo ndabona ko ibintu byahinduye
icyerekezo abantu nyine bagenda bahinduka uko bwije nuko bukeye so niyo mpamvu nanjye ntagomba kugivinga up ngo mbivemo ntago ngomba kumanika amaboko ubu ngubu umeze nk'intare igiye kwivuga ni ukuvuga ngo urumva se ubu ngubu ibintu ngiye gukora ntureba social media noneho nabonye abantu baratangiye ibintu byinshi byo gushaka kunsumbuwa n'ibiki noneho nibwo ngiye gukora showbiz original ngiye kugaragara ibyo kuvuga ngo abantu barankubita hasi ngo baragira gute never ngiye gukora cyane ku buryo muri uyu mwaka 2022 ninjye muntu biri burangire mu Rwanda uyu mwaka urarangira ari ngiye wa mbere muri showbiz yes ikindi ndagira ngo nsaba abantu bakenera nimero zacu sinzongera kuvuga yenda ngo bagira icyo badufasha uke ni mugamba mfata no kubyukira muri showbiz ugahatana bye nta kindi ngewe nakubwiye ngo icyo nkora ni kuririmba nakazi ngiye gushaka amafaranga ngiye muri studio nkomeze nkore ku social media ntegura ibitaramo urumva se passing ntegura ibitaramo ibintu bigende fresh sana so umuntu usa gukenera nimero yanjye kuyifata akazajya namvugisha yeah okay no kuvuga ngo rero icyo ndimo ngewe ndategura wenda imigabo n'imigambi ngewe nsigaye mvanga indirimbo oya ndaririmba indirimbo zitandukanye gospel karimba na sekira no kuvuga ngo icyo ngiye ndimo ndakora no kugira ngo icyo nshaka gukora no gukora imiziki iri ku rundi rwego ndashaka kuba umuhanzi international bwo mu Kinyarwanda umuhanzi nyine wa mpuzamahanga cyangwa se umuhanzi ukomeye ku isi ikindi rero ndumva natanga nimero yanjye umuntu unkunda akavuga ati Patrick ndumva namuvugisha basi twaganira nk'umuhanzi nkunda indirimbo ze ni 078 668 55 7 8 channel yanjye yitwa Akarabo K'Imana TV ikindi nimwite ku bintu abantu bavuga ngo pranking ibiki n'ibiki ikibazo cyari gihari n'ubu cy'ubukene wenda nago navuga ngo cyararangiye ariko uko biri kose hari ukuntu ibintu birimo biragenda neza ntago nzongera kubwira abantu situation mfite ahubwo ngiye gukora cyane inama bampaye narazumvishe Karabo K'Imana Patrick ubu hagize umuntu kumpanura TV akavuga ati nkubonye kumpanura wari waratanye na pome Pastor ikibazo numva ari cyiza Pastor microphone ngo hageze umuntu mbona kandi ndi umushumba umuntu ashobora kukubona ku Mpanuro TV kandi icano ni cano yazigihe dushimire Are Pasi Jean Pacifique Kwizera wagize uruhare kugira ngo iyi cano cyangwa se iki kinyamakuru cya gospel kigira inama abantu mu buryo butandukanye uyu munsi hari umuntu ukureba wakubonye na madamu wawe arabakunda ni iki kintu avuze kuko ngenda bizi neza abantu bose haracyari abantu b'Imana haracyari abantu bafite umuntu bafite gukunda no gutekereza nzine uziko ari n'umuntu ugiye wigeze kumpamagara yayobeye kuri nimero yanjye agira ngo ni mwebwe ashaka kubohereza amafaranga mpitamuhereza nimero yawe yego hashize imyaka nyine 2 yego uyu munsi umuntu aramutse akugiriye icyizere n'umudamu wawe harya umwana n'umwe mufite urumva ari iki uratekereza iki wakora iki pome yakora iki nk'umudamu ubona mwiza ushoboye kandi wabushobotse n'iki wumva mutekereza muri quartier mutuyemo hari Rulindo urakoze cyane Pastor Claude no kuvuga ngo icyo nteganya gukora madamu no kumushingira boutique cyangwa se iduka noneho ngewe akazi kanje n'umuziki Pastor Claude ngewe icyo nshoboye buriya nzi kuririmba cyane ahubwo abantu nyine bumve ko kuririmba na akazi kandi iyo abantu bakugira icyizere bakagutumira ni ibintu ushobora gukuramo amafaranga nekereza yuko abantu benshi banabibonye Bruce Melody ageze ku rwego yaguze imodoka miliyoni 350 iriya modoka iri mu bwoko bwa Barabas urumva biragaragara yuko umuziki utanga akantu rero abantu be kuvuga nabatewe bose baberewe ubwo yego abantu be kuvuga rero ko ntari mu kazi be kumbwira ngo ntago nkora ngewe ngiye kubakora imiziki gusa icyo ntazongera gukora bambwiye ni ukubabwira my situation bad situation
sinshobora kuzongera, ariko imiziki nzajya nyibaha no kuri social media nzagaruka, kuko umuziki niko kazi kanjye, n'amafilime nimbona amahirwe yo kugaragaramo nzagaragaramo. Tuje na Digidigi Jondi yahoze abimbwira, yarambwiye ati ugomba kuza mu mafilime kuko ibintu ukora ni byiza, wagitinze byakubera. Nabone bakanimba bagiye filime zose ziroka wazikina havuyemo za pornography zo ntago nazikina, cyangwa se filime z'ubwicanyi ntago nazikina, ariko izindi z'ubuzima busanzwe nazikina. Rero reka tuve na Pome cyavuga kugira ngo dusoze. Bose ndabona bambaye impeta kandi bavuze ko mu mbeho no mu zuba, mu byago no mu makuba bazatandukana n'upfu cyangwa yisagarutse. Nyuma yuko yari yatandukanye na Karabo k'Imana. Ntago twatandukanye pastor. Yaragiye mu kazi. Yagiye mu kazi. Ahubwo n'abantu reka ndusheho kugakosora ko. Ntago mwigize mutandukana. Ntago twigeze dutandukana. We yagiye mu kazi. Ahubwo abantu ni kwa kundi batumva inkuru. We yagiye mu kazi. Amaje kujya mu kazi, abantu nyine ngenda bivuga bo bumva ngo twatandukanye, ariko nabivuze mu rwego rwo kubabwira yuko Pome tutari kumwe, yagiye mu kazi kubera ikibazo cyabaye mu rugo cy'ubukene, kugira ngo nibabona ndi mu biganiro ndi ngenyine matazambaza ngo se mu rugo habaye ikihe kibazo. La situation nuko Pome tubwire. Cyakoze ndishimye n'ukuri. Seka nyine. Bishimye. Mu misozi ya Ndiza ibintu ko nta gitoki manukanye. Igitoki kirahari. Kirahari, ariko ndashimira umumama uri hanze witwa Betty, yanguriye amata y'umwana aramfasha. Hagati aho ni nacyo gituma nagarutse mu rugo. Yarakoze pe, ndamushimiye. N'umuntu wese waba warampaye amata y'umwana, hari undi mupapa uri mu Bugesera nawe yanguriye amata y'umwana, bose yanyereje amafaranga 5,000. Umva biranshimisha kuko icyo gihe nta kandi nari imeze nabi pe. Baharakoze rwose, Imana ibaha umugisha. Naho ubundi ngarutse mu rugo rwanjye kandi nzakora icyo nshoboye cyose urugo rwanjye rugomeze rumere neza. Gira akantu ukora cyangwa ubwira Karabo kamwereka ko n'ubundi ntawe uzamusimbura. Ndabizi babandi bakugeza amajanja ngo bari guca impaka muri iyi minsi ibintu biri. Bariya mu bihorere yacu barayirwanya we. Oya na reka ibyo kuba. Basi urabibonye. Ni mu bihorere. Gira icyo ubwira Karabo. Turacyahagaze bwuma. Ntimuzadukinishe. Bro. Ntuzankinishe. Asante sana. Umva reka tubaririmbira akaririmbo kavuga ngo ntabwo numvishe ukuntu uvuze. Ndakwikondera, ndamwikondera. Mukundira ikima. Ubu ngubu ari romantique. Ukaba romantique. Ndamwikondera. Reka ducumbikire hano. Reka ndirimbira abantu ho gatoya. Bemuretse mbanza mbwira abanyarwanda ariko n'abandi bantu bari hanze y'igihugu. Abantu rero umva mugomeze rwose, abantu bose bari bazi ko ntazagaruka, dore nagarutse kandi ntago nzongera kugenda, umwanzuro nawufashe. Ubwo rero nimero yanjye ni 0780 046 92 Okay. Abenshi murabizi ko twavuganye, icyo twavuganye murakizi, murabona ko nabikoze kandi nubahirije igitekerezo cyanyu. Kandi pe n'abantu ndabakunda, kandi mu guca bugufi kuri njye mbasabye imbabazi ubwo ikosa nari nakoze nkagenda nkasiga Karabo wanjye, mumbabarire. Wari wansize. Basabye imbabazi. Hari abantu bavuze ngo wa mugabo ngo wenda ngo niwe ngo wakujya ngo kwera niwe wangejeje igitekerezo. Sibyo? Abantu baravuga Karabo natagira kugira ubwato basanganya mararahi. Cyangwa ni wa mugabo wamushutse. Amahirwe nagize Pasi nuko nahamagaye iwabo. Mama waranyitaba, amana bari umunabe. Navuga ni se wa mugani ibi bintu bibaye mu rugo by'ubukene, akambwira ati reka ajye gushakisha cyangwa wa mugana akati ahandi hantu. Ariko mperereje amakuru nsanga ari iwabo. Ndagushimira rero ko wirinze. Kubizi ko ngukunda koko. Nje naguhisemo nta wundi muntu windiye. Nago rero. Shimbaka ku kintu cyiza. Nago ibintu birashira. Antoine Rutayisire niwe ujye uvuga ngo hari igihe ikintu cyiza, ibintu wari utunze byose bigashira ugasigara ugenda mu muhanda usaba ijana. Ntago rero ibintu ari byo nakeruka inyuma. Bo reka dusoze rero turirimbiye abantu. Sibyo? Aha, tubaririmbira akaye karirimbo sasa.
nakaye ushaka twapfaga iki twapfaga iki byose kari ubusasi oya nese hari cyo twapfuye ahubwo mbwira kandi karirimbo turirimba hari akarimbo ka Mahoni Boni kavuga ngo andika M andika C fatanya someni C haguruka simbuka koma mu mashyi ngo nimundeke nubaka izina Rwanda kwisi hose bamenye Mahoni Boni pasi natubwira akarimbo kari romantique dutere turirimba ajyandimba Safari yaririmba niyi hari akaririmbo reka nkuririmbira akaririmbo kandese oya turi romantique ubu tugiye kurimba ku rukundo reka nkuririmbira akaririmbo kavuga ngo akababaje umutima kazindura amaguru inzira harya ririmba gute yabaye ndende akababaje umutima kazindura amaguru inzira yabaye ndende nkomeza kurwana n'umutima nagerageje kubivamo none nsanze nkushaka this way yo kakajwi kawe ndumva kakinkurura nanjye nkakikiriza Meddy turamusuje hari hose couple ye izajya ibigiraho couple ya Meddy igitwigiraho cyane Meddy mu bijyanye n'urugo namubera rumodo ariko I like your music kabisa keep up Karabo urakoze cyane katugushimire thank you tunashimire n'abantu bagiye babana namwe bagiye babakomeza n'abagiye babagira inama mu bese muri make abantu bagiye babahuza muri byose nukuri kandi nkunda abantu bakunda abandi banabafasha reka tubifuriza amahoro ndetse n'umugisha abakurikira ibiganiro by'Impanuro TV mwese uzadusere mu rugo ariko ubu turatashye yaje genda mubanze mujya ajye gukora isuku reka ngende ngwino goma mikoro yanjye rero nikomereza ego murakoze cyane Imana ibarinde ese wamuteruye ngo zumuterure namukubita hasi umuntu oya we naguterure ibiro narabitaye sha najye kukondora pe najye kunyondora ariko se ninde wondora undi ahubwo niwe wanterura ave ntapfana mon ami ampu yewe ariko siko pome yavunitse akaguru dore hano wa muntu wasambaniraga munsi y'inkongi yamuze murakoze cyane abahanye natwe rero mukomeze kugira ibigiza turabakunda cyane Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.